ijuru ni wabo wabize aho naho mwisi naho ijuru ni wabo wabizera tuzimuka mwisi twigira iwacu aheza twubakiwe n'umukiza naho mwisi naho ijuru ni wabo wabizera amahoro yuzuye twabona muri isi kwa data ni ugusa asendereye amahoro umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasenge. Reka nongere ngushimire wowe udahwema gukurikira ibiganiro bica hano kuri Salomo TV. we wakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Ndagira ngo ikirere ntikimeze neza, dukoze ikiganiro hari ikintu kijiji kuko habanje kugwa imvura. Ndagushimiye rero wowe udahwema kubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi. Narababwiye ngo ndi umwana w'umunyarwanda ubyemera kandi ubihumeka, wemera ubwenegihugu bwanjye kuko nifuza amahoro, nkifuriza abantu amahoro. Ariko mu by'ukuri isi dutuye ni isi igoranye kandi ni isi yuzuye ibibazo, ni isi yuzuyemo imiborogo, ni isi yuzuyemo agahinda, ni isi yuzuyemo akagambane, ni isi yuzuyemo ubugambanyi bwinshi bugiye butandukanye. Iyi si rero umuririmbyi umwe yaravuze ngo ujye ukorera ijuru nk'uzaritaha kandi wanga isi n'ibikorerwamo. Isi irabagana kinya ihita kwishira kwicira, imbabazi zayo n'urupfu abihemukiye sinababara. Reka wowe nkubwire ntuzayitunga urutoki utazaruca, iyo yikanuriye cyane irikuramwo. Yewewe uramenye disu yitondere inshuti, Yesu ni wowe cururira umutima. Yesu niwe ducururiraho umutima, Yesu niwe twereka ibitugerageza, Yesu niwe twereka ibitugoye byose. Twebwe ntacyo twakwifasha, nta n'icyo twakimarira n'aka na gato. Abantu nibategura imigambi mibi, bakagutegurira plan, bakagutegurira uko bizagenda, Imana nayo izaba iri gutegura uko bizagenda ku buzima bwawe, kandi Imana izaba iri kugutegurira ejo hazaza heza. Abantu babyemera batabyemera, dufite plan y'Imana, dufite umugambi, Imana idufiteho umugambi, kandi natwe dufite amasezerano y'Imana. Ayo masezerano rero ntago ashobora kwicwa n'umwana w'umuntu, nta nubwo yarangizwa n'umwana w'umuntu. Abantu barakurwanya, bagashyiraho ibikurwanya, bagashyiraho bakakuremera ibintu byose bifatika kugira ngo bagukorere icyo bise ubugambanyi bukomeye bwakugusha ahantu habi. Nakunze kubivuga, ndavuga ngo irinde ushaka uwo mufitanye ikibazo, numara kumushaka mwiyunge ku mahoro kugira ngo uwo mufitanye ikibazo atagira gute, atagushyikiriza umugenzacyaha, umugenzacyaha akagushyikiriza urukiko,
urukiko rukagushyikiriza umucamanza icyaha cyagufata ukajya mu bihano by'ibyaha wakoze. Sinzi ibi bintu nimba abantu bajya babyumva neza, ariko haba harimo ibintu byinshi bikubiyemo. Igihe cyose ukora ibintu ukagambanira abantu, Imana iba iri hafi kugira ngo abo bantu barenganure kandi igaragaze ukuri. Kuko uwitwa Herode yagambaniye umwana Yesu, ngira ngo nigeze no kubivuga mu kiganiro cyashize, ariko birangira Yesu abayeho kandi aba umwami w'isi n'ijuru. Uwitwa Daniyeli yaragambaniwe ajyanwa mu rwobo rw'intare, Saduraka, Meshaki na Abedenego nabo bashyirwa mu itanura ry'umuriro. Hanyuma barabaza ngo murimo murabona munde? Abagabo 3 ndetse n'umwana w'intama. Icyo nashatse kuvuga ni iki, nta kindi. Iyo uhangaye abakozi b'Imana, ugahangara abana b'Imana, Imana iragusekura. Kuko abantu, ngira ngo abantu bakeneye ibintu bizima. Kuza abantu bavuga ibiki n'ibiki ntabwo ari byo. Nababwiye abantu bankozeho inkuru bavuga ngo basema radiyo n'ibindi, banyita amazina. Ibyo narabikoze, narabivuzeho ko hari ababivuze, bavuga n'ibindi byinshi. Ariko ngira ngo abo bantu bagerageza kugenda bakora plani zitandukanye kugira ngo wenda bagaragaze ukuri kwabo, ariko kwambaye ibinyoma mu by'ukuri kutari ukuri, ahubwo kwambaye ibinyoma. Babanje kuvuga ngo bararozwe, ngo banyita umurozi, ariko ngira ngo bamwe muri abo twavuganye ndavuga nti iyo umuntu yarwara igicurane ntabwo bisobanuye kuza ngo uvuge ngo bakoroze. Icyo ni kimwe n'ibindi byinshi ngira ngo ariko nshobora kuba ndimo views ntabizi tu. Nshobora kuba ndimo views kuko wenda ntazi ko nari muri izo views, ariko wowe ushaka views zishake neza, kubera ko igihugu ni icyacu twese, ntabwo ari icy'umuntu umwe. Njya mbivuga, ntabwo umuntu umwe yemerewe ubutabera ngo ndabubure. Ushobora kuba ufite umfunga, ukaba ufite uwangirira nabi, ariko nawe nanjye nkaba mfite nawe wagushyiramo mu gihe basanze ndengana ku byo wakoze. Wowe ukajyamo burundu cyangwa imyaka myinshi cyane wifuzaga ko ari njye wajyamo. Umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo uruciramo kasoro ugahitana ndi nyoko. Abantu mwitonde, mumenye ibyo gukiniramo n'ibitari ibyo gukiniramo. Jewe izina ryanjye bavandi mushaka murirambike hasi, kuko jye ndagati kateretswe n'Imana. Ndi muri Kigali ku mupangu w'Imana, mbayeho kubera Imana, simbayeho kubw'abantu, nta nubwo mbayeho kubw'abisi, ahubwo mbayeho kuko Imana ibishaka. Ubwo kandi hari icyo mvuze. Ngira ngo rero hari uko bikorwa, hari n'uko bigenda mu buryo bw'amakesi ndetse na dosiye. Leta si umwana, RIB si umwana, polisi si umwana, abo bose ni abantu bazi gushishoza. Ubwo mvugiyemo byinshi. Abantu iyo bamaze gukora ibigize ibyaha ukabihorera ukabareka, bagomba gukora ibindi ukabareka, ariko ngira ngo nyuma birangira nyine bikemutse ku neza cyangwa ku mahoro. Bitaba gutyo biba mu buryo bwo kwiyambaza inzego kugira ngo bakwamamureho abagome n'abagambanyi. Burya iyo babonye ko bafite uririnda, wabona ko bishobora kukugiraho ingaruka ukiyambaza ubutabera. Ntabwo mvuzemo ibintu byinshi, navuze rero ngo iyi si tutuye nyine iragoye. Wumvishe ko natangiye indirimbo ebyiri, zara ndirimbo n'indirimbo numva mu matwi nkumva abantu bazikoze nimba ari batandukanye sindabimenya cyane nimba ari umuntu umwe, ariko abantu bakoze izi ndirimbo bari barebye kuri, bari bafite ibihe barimo bihe bigoranye,
bari bafite ibihe bigoranye cyane bibereyemo, ariko nawe umuntu agatangira akagukuramo prank, agategura n'ibimenyetso biri fagiti ariko biri inyuma y'ibinyoma. Kuba abantu bahura n'ibibazo, nta muntu udahura n'ibibazo muri iyi si. Na Bibiliya ubwayo iravuga ngo iyo ubuze ubwenge n'Imana iraguta. Ngira ngo mu bintu bimwe nazize kuvuga ku izi nkuru z'uwitwa Nzabahayo Silas bya Yesu ni ku murongo, nzira kuba nari ndi mu ruhande rwe cyane, nzira ibyo ndabizira cyane. Ngira ngo hari n'amajwi nigeze no gukina, ayo majwi nyakina nayahawe kuri WhatsApp mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndayakina. Ngira ngo nshyira amajwi y'uwo umudamu wa Silas mukuru witwa Helena, kina ayo majwi byabaye n'intambara kuko nahamagawe, ngira ngo nanabivuze mu kiganiro, nahamagawe n'umuhungu we mukuru witwa Prosper, mpamagarwa na musaza we witwa ngo Kariyopi. Ibi intambara gusa nyine byo bambwiye numva ngomba kugenda gake bitewe n'ibyo nabonaga, ariko reka nkubwire, ugira neza cyane ukaba wabizira, uvuga ukuri kwinshi ukuri ukaba wakuzira. Abantu ntabwo bakunda ukuri bavanga, abantu benshi ntibakunda ukuri, abantu benshi bikundira ibinyoma. Abantu benshi bikundira ibinyoma, niko abantu nyine babayeho, niko bameze, niko isi tutuye imeze. Nibyo nahoze mvuga rero, isi tubayemo niko iteye, isi tubayemo niko imeze. Isi tubayemo ni isi irimo intambara nyinshi zitandukanye, ni isi iyi tureba irimo abantu b'abagome. Ugira neza rero ukaba wayizira, ukavuga ukuri kwinshi ukaba wakuzira. Ariko reka nkubwire, igihe cyose ufite ukuri ntabwo uzakuzira. Jewe reka nkubwire, ntabwo nzava ku kuri nakubonye, nzagerageza bakumve cyangwa bakwange. Nizibika zari amagi, nizibika zari amagi, utangira ibintu bitavamo bikarangira bivamo byemera. Tangira naravuze ngo niyo narebwa n'abantu 5, noneho kameme nshobora kurebwa n'abantu 100, hari n'abarebwe n'ibihumbi iwanjye kuri channel yanjye. Urumva ntabwo nari nzi ko hari n'umuntu n'abantu 100 bandeba. Rero ibyo bima icyizere cy'uko n'ibindi bintu byose ntekereza bizagenda neza cyangwa bizogenda neza mugani w'umurundi. Rero ngira ngo izi nkuru nimwe mu nkuru navuga ngo ntago je nabikoze mvuga ngo nakazi, nabikoze nzi ko ngine ndi kukomanta, ndi kugenda hari uruhande ndimo, ndi kugira ngo umuntu nimba yararenganyijwe turebe ko biranakunda arataha bumwere witwa Nzabahayo Silas bya Yesu ni ku murongo. Ariko jewe ubu tuvugana kakanya maze kubona ko social media cyangwa YouTube ugomba kuba udafite uruhande urimo, ugakora nk'uko abandi bakora, ukavuga nk'uko abandi bavuga, kuko ugerageza kugira uruhande urimo, ukagerageza nyine ntibigaragare neza. Wenda sinzi uko ndi bubivuga, ariko mwubwo buryo ukaba wabirenganira. Abantu mudukurikiye murimo murabyumva cyane kundusha, mbega murabizi ko abantu badakunda ukuri cyane. Abantu ntabwo bakunda ukuri, kandi ufite ukuri bagerageza kukurwanya byanga bikunze. Rero jewe nakoze icyo nagombaga gukora, mvuga ibyo nagombaga kuvuga. N'ubu ngira ngo biri mu ngaruka z'ibyo ndi guhura nabyo, kwitwa umurozi, kwitwa umujura, nitwa amazina mabi bitewe wenda n'umuntu navugiye, bitewe wenda n'ibyo nagiyemo. Ariko ibyo byose ntabwo ngiye mbyicuza uyu mwanya. Imana yonyine izareba, cyangwa se Imana ihemba umuntu akurikije n'umutima ikubonana, kuruta uko abantu wenda bakubonamo ikibi ariko Imana itakikubonamo. Ku mpande zose rero ngira ngo ari abamvuga nabi nta kibazo gihari, kuko mufite icyo kuvuga, cyangwa se mwabonye icyo kuvuga, namwe bafite icyo babavuga. Ari n'abavuga neza ni byiza, ariko izo mpande zose
biba ngombwa ko ugomba kumenya ngo ndinde, nshaka kuba nde, ngomba kuba nde. Amara kubimenya ukamenya uko witwara nuko ugenda. Ntabwo nenda kuvuga ibintu byinshi muri iki kiganiro, nta nubwo nashatse kutuvugaho ibintu byinshi cyane, gusa narinje kubabwira ngo isi ntikunda ukuri. Aho umuntu agutegurira ibintu agashaka gutegura n'ibimenyetso bigaragara, nabo ni abantu bakuru muvandi. Reka nkubwire, ibyo umuntu yagutegurira byose kereka ari kubitegurira umuntu wenda bikamvuga ngo umusazi. Bari abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, wenda bushobora kumutworera ibintu ariko nabo bakabona ko ari umurwayi wo mu mutwe, ariko umuntu muzima utekereza afite uko atwaramo ibintu. Sinjya nkangwa cyangwa ngo mpungabanywe n'imiyaga. Jewe Salomo ndi kukuri kwanjye ngerageza kwitwararika mu kuri mfite. Ubu rero ntabwo nzongera gushuka kuri n'inshuro cyangwa ngo ngire abantu banjyana mu bintu, ahubwo nzajya muri byanjye kuko nabitekereje. Listen to me carefully. Ahangaha munyumve neza. You understand me? Rero narindi kwibwirira abantu bafite kumva, gusa abakunzi banjye, abantu munkurikira, ibiganiro bakoze, ibyo bankozeho bivuga nabi, ko mwarabyumvishe narabasobanuriye, n'ibindi byinshi bazaza bavuga, muzamenye ngo abantu ntibakunda ukuri. Ukuri kuraryana, iyo kuvuze ntabwo kurya banyirako, banyira ikinyoma kurabarya. Kandi niba ufite ukuri, umuntu ashobora gushaka icyaha mu kuri wavuze kikaboneka, kuko nta muntu ntabyera ngo de. Reka rero ngushimire wowe udahwema kudukurikira mu biganiro bitandukanye dukorera kuri YouTube channel ya Salomo TV. Navuga ngo Imana nayiguhereze imigisha ndetse Uwiteka abarinde. Ni Salomo, nta kinanira Imana, aha ni kuri Salomo TV. Gusa icyo mbabwiye cyo nyine, nimwumva hari ibyabaye muzamenye ko hari n'akagambane kari gukorwa n'abantu, kandi bamwe mu nitaga ko tarabanzi, ariko nza kubona ko byaba ari serious, kuko ntabwo nari nzi ko muri social media baba banzi. Rero ibyo mubimenye, mumenye ko mari abakunzi banjye abankunda cyahari, ariko nimwumva hari icyabaye muzamenye ngo akagambane nyine nakagambane karahari kandi gakomeye. Reka rero ngushimire, gusa nta kibazo mfite, nta nubwo mfite, gusa nzi ko umuntu ashobora kugirirwa nabi, ariko hari uko byari